ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Ngushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha, kuko mwamaze kumenya ibyo mwamashima kandi akunda, mukurikiza ukwera kwe kandi mukurikiza inama anyuza mu bana be ari bo bayobozi, ari kuko utuba umuyobora ntabwo aba asuzuguye uwo umuyobora, ahubwo ni Imana bwite abasuzuguye, kuko Imana mu gitabo cyayo ariyo Bibiliya yera ntagatifu, ubyite uko weho ubyumva bitewe n'aho uteranira, cyangwa se buriya ikintu iyo kera bari kitagatifu, wenda ni uko ndimi ya Igiswahili n'Ikinyarwanda. Yego, Imana y'amahoro rero ibishimire cyane, ariko harimo ijambo rivuga ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Kandi nuzi ko natangaye mushu abasirikari burya ngo ntibatwarire inkota ubusa. Byanga byakunda iyo usuzuguye umusirikari burya aba yemerewe kukwinagura. Nibaza impamvu yitwaza intwaro ku mugaragaro nta wundi wemerewe kuyitwara. Okay, rero nyaboneka dusuhuje abasirikari b'ingabo z'ubumwe z'u Rwanda. Imana y'amahoro ibahe umugisha ku mutekano mwiza. Sigaye mbona akenshi cyane nagiye kandi si n'ubu bije gusa, iyo umuntu yabaye uruharwa ari ntakoreka bamutumaho abasirikare, mu bajya kumufata haba harimo abapolisi ariko afatwa n'umusirikare. Biriya bintu byaranshimishije cyane. Reka dusuhuze abantu, abapolisi dukunda, ukuri turabakunda, umutekano wanyu mwubaho. Aho ntuyeho haba insoresore, mugani w'umunyamakuru wa polisi, Imana y'amahoro imuhe umugisha John, yaravuze ati insoresore zo mu Gatsata ati namwe twabamenye. Nawe tubashimire cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Inzego zose z'iki gihugu ni ukuri mwubaho cyane. Noneho birenze kuri ibyo rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Dushimira abantu bose bakoze subscribe ku bumwe bw'abera ministries, dushimira abantu bose badahwema gukora like buri kiganiro, bagatanga comment. Juju ndagushuhuje cyane, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Mbese muri comment, nta muri kiganiro sinjya mbura comment yawe. Ubwo ntarabona comment yawe nanjye banumva yuko nyine hari abwa hari menye utarabyuka, cyangwa se mu kino cyangwa ariko Juju turagukunda cyane, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Reka nsuhuza abantu bari mu majyepfo aho umushumba avuka, cyane abantu bari icyarwa. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibanezeze, basetse. Mwarakoze. Abantu batarerebye ubuhamya musubire ku buhamya bwa mushumba. Ariko Imana ishimwe, nta hantu kure Imana itakura umuntu, kandi nta hantu kure Imana itageza umuntu. Yego, reka tujye mu majyaruguru. Aho mu majyaruguru hari muri iyi minsi turi buze kubazanira n'umuntu wo mu majyaruguru. Imana ni izabidufashemo. Reka dusuhuze abantu bari burasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, intara ya gatandatu y'abadesipora dukunda cyane. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha. Niba mwubaha rya tegeko rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yayiguha, ugakurikiza. Ejo ubwo ndi kwinjira muri cya kiganiro cy'ejo, niba wumva natangiye gukora gutya, umva yuko ubwo naje nk'umunyamakuru. Akaba ari irindi tegeko rivuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe, cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru, cyangwa hepfo y'amazi y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkababarira bankunda, bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. Haleluya mushu. Amen. Hari ibintu rero bizana umuvumo. Muri ibyo rero reka twihute. Mushumba ejo live yagenze neza,
abantu kandi nabonye ko byibuze banezerewe, ijwi riri hejuru nk'uko babinsabye, naragerageje ariko waravuze ngo bitavuze yuko nubwo ndi kugerageza gukora komba spirituel, ariko umuntu nta mpamvu umuntu yahora avunika kandi hari abantu Imana yahaye. Maze kwegeranya rero ibintu byose, ikiganiro uko cyagenze, naje gusanga hari ikintu nakwibariza. Ejo wavuze ibintu bintera ubwoba, nawe wabonaga ko ndi inyuma ya kamera, ariko nagize ubwoba nandika. Avuga ngo ni gute umuntu ashobora kumenya ko ariho umuvumo cyangwa se umuvumo muriho. Nina muri biriya byose wavuze, umuntu ni gute yamenya yamenya ko ariho umuvumo? Maze ikibazo cya kabiri cyangwa nkureke usenge ikindi ndakikubaza. Mu byo nateguye. Ikindi kibazo kiravuga ngo hari ibibazo se umuntu yibaza mu buzima bwa buri munsi ku buryo ibyo bibazo bimwereka ko ariho umuvumo. Ibyo bibazo agenda yibaza, urumva ndicaye, icyo akwiye kwibaza agahita yitoramo yuko uwo muvumo nuza gusubiza ibyo bibazo. Ese ibyo bibazo mushuni bingahe uri buze kunsubira? Ariko ndongera nsubizemo buke buke kuko turacyari mu kigo. Kuko abantu benshi batemera ko umuvumo ubariho, ubariho cyangwa abasenga n'abadasenga, ndetse n'isengero nyinshi batabivugaho. Icyo nicyo kibazo. Ni ibibazo bitatu. Icya mbere kiravuga ngo ni gute umuntu ashobora kumenya ko umuvumo muriho. None se amenye yuko umuvumo muriho, ni ibihe bibazo ubuzima bwe bwa buri munsi ahora yibaza bishobora ari byo uraza kuvuga? Uwibonaho ibyo bibazo rero egare ko ariho umuvumo. None se kuki abantu benshi batemera ko umuvumo ubaho cyangwa se ubariho, cyane cyane abasenga n'abadasenga, ndetse n'isengero nyinshi kuki zitabivugaho? Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mwasenga Imana tugatangira mu minota 30 turaba dusoje. Reka dusenga Imana. Murakoze cyane. Mana data wa twese uhoraho, nta muntu n'umwe wasobanura ibyanditswe byawe kuruta wowe wabyiyandikiye ubwawe, ariko uhishuriye ukamuha umwuka n'imbaraga, niwe umenya neza igikwiye kuvugwa mu gihe cyacyo no mu buryo bwacyo no mu nzira zabyo. Umukozi wampaye bino biganiro, sengeye abagiye kutwumva, nanjye ubwanjye ugiye gusigura bino bintu, umwuka wera w'Imana ambemo cyane kugira ngo mvuge ibikwiriye kuvugwa. La cotelle and ride this for the post fire. Ndasaba ngo umwuka wera w'Imana musobanuzi munyabushobozi angereho cyane ngo mbashe gusigura bino bintu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bantu b'Imana mudukurikiye kumwe bw'abera ministries, nagira ngo mbabwire ngo na amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Umukozi w'Imana mbajije ibibazo bitatu bikomeye. Ese ni gute koko? Icyambere, ndumva nifuza kuvuga mu buryo busobanuye ndetse bwimbitse, ndetse bunavuga bimwe mu bimenyetso byerekana koko karande ubundi kuriho. Narabwiye ngo ndacyategurira muri telefone, ariko ntabwo Imana izaduha tablet yose, izabiduha je ntabwo bafite bw'ibintu kinyenze ko abantu babohoka kandi Imana izabikora. No kuvanga ikintu cya mbere navuze mu kigacu ngo hariho umuzenguruko wo gusenya cyangwa ni nk'icyorezo mu gusenya abantu b'Imana, ndetse gikorerwa mu mwuka, mu buryo bw'umwuka, kikaba nk'intambara mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu mibereho yacu, gisa n'icyaha ndetse n'ibyaha byo mu muryango n'uruhererekane rutandukanye. Ibyo byose bigaragaza bikaba nka generation curses. Bundi mu yandi magambo kugira ngo bisobanukirwe, ni ibintu bidashobora korohera, kuko akenshi na kenshi hari n'abandi bantu batabyemera. Icyo kibazo yambajije, batazi ko ibyo bintu bihari, batazi ko binabaho, ariko nyamara babirimo ariko ntibabizi, babituyemo ntibabizi, ahubwo ati giye ibyo mu byihorere. Nibyo koko Yesu yaje kugira ngo adukize ibyo bintu byose, aduhe ubuzima bukwiriye. Mu gitabo
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 10:10, uko niko kuri kandi koko dufite ibyiringiro by'amasezerano yo kuzabona ubugingo buhoraho ndetse no kuzabasha kubona ubwami bw'Imana. Yewe yavuze ngo nzaboherereza umwuka wera. Mwibuke neza ko na Yesu yabwiye abantu ubwo mu bice 5 bya Yohana yandikaga, ahabwa ati ninjye mutsima w'ukuri ndetse undyeho ntacyo azaba. Abantu barabyanze, arahabwira ngo nta kindi mu tukomoka kuri so Satani. Akuhereye kera basokuruza abanyizo bahimana. Ndetse urumva ko nabivuzeho. Noneho ari ikintu kiba kiri ahangaha, Yesu yari kudutsinda akadufasha gutukura mu byaha akatugirira neza. Ariko icyo ashaka, yaduhaye umwuka wo kwidantifiya, wo gusobanukirwa generokazi imivumo na karande bikomoka mu miryango twavuye. Kuko twe ntitugira DNA ya Yesu mu buryo bw'umubiri wacu. Dufite umuryango, dufite umurage. Utagusigiye amazu, ntagusigira ubuzima, ntagusigira imibereho, ntagusigira ikintu ngo ntacyo yagoye ko ntacyo yari afite, nta nubwo wanamurenganya kuko ntiyari afite ubwo bushobozi bwabyo. Bivuze ngo rero uyu muvumo turi kureba ababyumva n'abitegera ko umwuka wera ahishura byose. Yesu aravuga ngo dore ndagiye, nzaboherereza umufasha wo kubana nawe, azabamenyesha n'ibyo ntababwiye. Muvandimwe, ikibazo ni kitukunda guhura nacyo rero. Nawe uhura nacyo kandi cya buri munsi. Ikibazo ni uko bene uyu muvumo uba haraturutse ku babyeyi bacu bapfuye, ababyeyi bakabiha abana bakapfa, nabo bakazabiha abana babo, bikazakomeza bikagenda bikaba impamvu yo kuvunika kw'ababyisangamo. Ariyo mpamvu uzasanga bikomeza kubaho biganje kuri generasiyo ariyo yose, ndetse haba bizera n'abatizera. Ugasanga mu kigwi cyo kubona umutekano n'amahoro no kwidegembya no kumva umuntu aguwe neza, ahubwo asanga buri gihe arwana n'ibintu bikomeye, birimo kubura ikintu wifuzaga, utakaza abantu bawe, umwuka wo gushidikanya, dabiti, kubaho umuntu afite inkeka, gukeka muri we, ibigeragezo bya hato na hato bikakwirukankaho. Mu gihe amaraso ya Kristo yo yaduhaye umucyo n'ubumwe no kubaho mu buzima bwa gikristo, atwemerera ko tubohowe ku cyaha cy'inkomoko, ariko stile Satani we yoparetingira ku ruhererekane rw'amaraso tuba twarakuye mu miryango yacu, bya byaha bihoraho wisangamo. Ikindi kintu ubuze kubona muri ibyo bintu ni ikihe? Nukubura, nugasanga byose birakujeho, za divorces mwagiye mvuga cyane, kandi murakoze mu kubera iki gihe bimbaho gute. Hamwe umwana yisaba undi akayanga, ariko final bakaburana. Ikindi kintu ugomba kumenya, hari ikibazo yambajije ngo kuki abantu benshi abantu babizera n'abatizera, n'abasenga n'abadasenga badashobora kwemera ko umuvumo na karande bibaho. Ndakubwira impamvu ibatera. Akenshi umwanzi wacu w'umunyabinyoma ari we Satani, abwira abantu, agakoresha abantu yuko umuvumo utabaho, kuko Satani ntashaka yuko tudiringa na kode ziwe yadukubitiraga mu igunira. Ntabwo abikeneye, azakubwira ko ntabyo, noneho yumvisha abantu ko bitabaho. Iki kintu ntashaka ko tubimenya, kuko nitubimenya tuzamenya imbaraga z'Imana, tumenye n'ubutware bw'Imana, dutangire tugira ibintu twakira bitari bihari. In English we say, the enemy lies telling us that generation curses aren't real, are not real. Satan does not want us to deal with them using God's authority, because when we deal with them, we receive. Unasikia Kiingereza?
aha turavuga ngo why need to identify region, ni ukubera ko dukeneye kumenya bino bintu. So abantu benshi basenga mu nsengero mu matorero n'abagira gute uravuga ngo Yesu yararangije ku musaraba, nyaboneka yarangije ibyaha byawe, ariko ntiyarangije umuvumo wawe ugomba kudiringa nawe. So rero impamvu ngusubize Manuel, ndabona arimo arandeba neza nabyumva ku kibazo wambajije. Impamvu ngushubije nuko impamvu abantu basenga batabyemera, amatorero atabyemera, abandi bakabihakana, abandi bakabivuga ukundi, nuko Satani adashaka neza yuko abantu bamenya bino bintu. Kuko nibabimenya bakanabisobanukirwa bizatuma dukora n'ubushobozi bw'Imana. Noneho dukora n'ubushobozi bw'Imana tuza kwakira ikintu atashaka ko twakira. Kagira inkuru ndashaka kumbaza ngo twakira ibiki iyo tumaze kudiringa nawe tukabimenya tugakoresha imbaraga z'Imana, ni ibiki twakira? Icya mbere twakira peace of mind, amahoro. Kuko karande ijagaraza ibitekerezo. Naje no kumenya yuko ya ndwara bita depression abita ngo ni umujagararo w'imitekerereze. Urumva? So iyo tudirinze sholama kotele abadukurikira ku mwebwe abera ministry, mbere yuko tutarabyakira uzadusangana kubura ibintu, gucika intege, gushidikanya, kugira impamvu n'ibigeragezo bidashira. Iyo tumaze rero kwidentify Satani ntabikeneye, n'abashumba batabyumva wibarenganya, n'amwisenge zitabyigisha wizirenganya, nta muntu wavuga ibyo atahawe, nta n'uwamye atanahawe. Niyo mpamvu bitavugwa. The enemy lies telling us that generation curses aren't real, are not real, because Satan does not want us to deal with them using God's authority, because when we deal with them we receive. Ntakeneye ko tubimenya, ntakeneye ko tubohoka, ntakeneye ko tubyumva, ntakeneye ko tubivuga, kuko iyo tubivuze dukoresheje imbaraga z'Imana tuba tudiringa nawe, hari ibintu twakira bimutsinda. Cyambere amahoro mu mitekerereze. Kuko umwami Imana azantabara. Buriya amahoro yo mu mitekerereze ni imwe muri fondasiyo ikugeza ku rwego wifuza kugeraho. Peace of mind. Imitekerereze yawe iragenda ikadepasa bya bintu, ukarenga za karande, ukarenga yamarira, ukagenda ugahagarara hejuru y'ibikurwanya, kuko icyo uhagaze hejuru wagishoboye. Rero iyo umuntu agiye gupfa abanza gupfa mu mitekerereze yiwe, amahoro yo mu mitekerereze, the peace of mind. Icya kabiri ni ukwishimira Imana, kubaho mu buzima bushimira Imana. The joy of the Lord. Umuntu ko arashima, umuntu kunezerewe ndashima, nta kintu ndashima, ugasanga muri we nta kivuga Imana nabi, nta kiyinubira, nta kiyisakuriza, ahubwo aravuga ngo mu gihe cyashyizweho Imana izabikora. So rero iyo tutajagaraye mu bitekerezo nibwo twishimira Imana. Icya gatatu, imbaraga zo mu mwuka wera, spiritual strength. Ugasanga umuntu arakomeye, nta kimuca intege, nta kimunaniye. Kubera iki? Yasobanukiwe karande kiriho, ahita adiringa na Satani, akoresheje imbaraga z'Imana mu bushobozi, nyimukakira ibintu. Rero Satani ntiyifuza ko nebo wamenya kino kintu, kugira utagira amahoro mu bitekerezo, utanishimira Imana. Ubuzima bwange ariko Mana wampoye ikintu nkunda, urandeka, niyo nje nushyigikira, ariko Mana mbasanga muri we nta munezero. Icya gatatu gikubiyemo ibintu bine. Icya mbere ni prosperity, provision and divine. Ni ibintu bitatu bikubiye mu kintu gikomeye kandi gifite imbaraga. Iyo tumaze kumenya kudiringa
guhangana na satani dukoresheje imbaraga z'umwuka wera, dukoresheje amagambo y'Imana, dukoresheje ibitambo n'ingufu twahawe, duhagaze mu gakiza, tumaze kugira za mbaraga z'Imana, tubyita prosperity cyangwa prosperity. Iyo prosperity tuvuga kano kanya duhagararaho iri mu buryo butatu. Ni prosperity ishingiye ku iterambere, ishingiye ku buzima, ishingiye ku mwuka, ishingiye ku buzima bwose, kandi bigatuma tugwiza imbaraga. Hariho provision, guteganyiriza ngo kwiteganyiriza. Cyaga tukagira icyo twita gukiranuka. Icyakane tukagira icyo nakwita ngo ni cyakane and divine protection cyangwa se protection divine. Ibi bintu tubibona buri gihe twamaze guhagarara dutangiye guhangana n'ibitero bya satani uko byabyaje kose. Rero mu gihe cyose uzisangamo nta mahoro mu bitekerezo, nta kwishimira Imana, nta mbaraga zo mu mwuka, nta terambere ryo mu mwuka cyangwa mu mubiri, nta cyo kwiteganyiriza ufite, nta no kurindwa n'Imana, menya ko kidiringa n'ibitekerezo kwa satani utaragwiza imbaraga zo kubigeraho. Muri rusange umuvumo wa Karande yutakuweho ndetse ngo navanweho n'imbaraga z'umwuka wera, mu ntambara z'umwuka wera, hari ibintu tugomba tuhora mu rugamba rukomeye, tugomba guhangana narwo. Icyambere, urwana intambara kuri financial attacks. Manu urimo urabyumva cyane buriya? Ndabyumva cyane. Financial attacks. Wajya guhembwa hakagira igitero kigutera, ariko ukagira ngo ni ibyagombaga kuza, ariko ntabwo kumbe yari igitero. We ntuhite unamenya ko igitero cya satani ukivuga ngo bisanzwe bibaho, ariko ntiwamenye uko yakwimya amahoro. Icya kabiri ngo financial attacks, ngo ni ibihombo, ni ukubura akazi, mbega mu buryo buri finance, muri buryo bwa finance bwawe ugasanga uhagaze empty kandi usiba mu kazi kandi urimo urakora. Ikindi, physical attacks, imivumo yataka wowe ku physical nawe ubwawe, indwara zitandukanye, ibintu bikomeye, ibintu biteye ubwoba, ubishaka kubuza amahoro mu bitekerezo. Ikindi, igukuraho inshuti, ukajya ubaho wenyine kandi ukunda abantu. Manu uzi ukunda abantu ukabigwa barakwanga hari cyo mupfu, zikubona uri wenyine. Icyanyuma, kwangirizwa no guterwa n'ibindi bintu, kumva ikosa ryose ryabaye ni wowe, cyabaye ni wowe, cyabaye ni wowe, ninde warezwe, ninde wahagurukiwe, ninde basuzuguye. Waruzi ko ibintu bya abuse, tuve kuri sexual abuse, ko ushobora no kujya mu rusengero kujya mvuga ukuntu Karande datinya abantu bakabyuzinga uri mu rusengero, hawe uraririmba ikisi, hawe urajya hiseri, ureba ukuntu usa, gusa ugira ijwi, abwira ngo utanahari nahari ntacyo bivuze, bakakwabyuzinga kandi uri mu rusengero kweli, bakagusuzugura, wakora ikintu bakakibona nk'aho satani bagikoze. Hano uzi ko ushobora kugira urukundo, wagemura nka biswi ku rusengero, bati mwirinde buriya yazirose, ukibaza biswi baziroga bati we n'urukundo ufite umutima uje gukora, ariko wahagera kubera ko basuzuguye uri we, sinamazi baroga n'ibiswi ifunze muri envelope, bakavuga bati no mwibifata. Wazana ituro ryawe ry'amata, wagenda bakayagusha cyangwa ugasanga barayabogoye ko ntibakwemera. Noneho hakujya bakwabyuzinga physical ubareba kubera ari ibitero bya satani yazanye. Ikindi no gusanga buri gihe bakugerekaho amakosa, cyabaye cyaje kwande niki uramahoro mu bitekerezo. Ikindi ni divorce, ni divorce y'ubirumvikana. Tugira divorce 3. Abantu batandukanye mu rukiko barahari, tugira n'abantu batandukaniye mu nzu umwe ryamure kandi ryamukwe. Iyo nimbi iraboza umutima, ntabwo ibaza umutima, ahubwo iranawica burundu. Hari indi divorce ishingiye ku mutungo, ku buryo umuntu ushobora guhuza imbere ariko ntimuhuze amafaranga, ntimuhuze n'inama. Ukaba utamenya ngo umugabo akorera cyangwa umugore akora, yanga ukakira y'ubonye. Ikindi gitera muri ibyo bintu byose utarabishenye ngo bivaneho, business guhomba, business break up.
breakdown. Business breakdown. Kuyishyira hasi. Ntabwo ari uguhagarara, ni ukuyishyira hehe. Ugacuruza ukarangura ugacuruzaho. Nacyo ni cyerekana ko Satani kugira ngo utazagira umutima unezerewe. Ikindi cyane kubona agasuzuguro ko mu matorero. Burya nubona uvuye mu matorero akamva mujya muri rindi. Menya neza ko atari amatorero mabi. Ahubwo nuko utatekereje. So rero tushobora kugira imbaraga zo gutsinda no gusohokamo mu gihe tumaze kwidentifia no gusobanura ko general causes twayibonyeho yo paritingira mu buzima bwacu, tukayimenya, tugatwikirininga, tukayivanaho, tugakoresha mu mbaraga z'isengesho nk'uko Joshua nawe yabikoze muri ubwo buryo. Wigeze kumbaza ngo dushingiye ku minota tugezeho, urambaza nicyo cyanyuma gisigaye ngo hari ibibazo umuntu yakwibaza bikamutera kumenya ko abana na Karande cyangwa n'umuvumo. Nicyo kibazo ari nacyo ngiye gusorezaho mu kiganiro. Kameramani mwiza, umunyasengesho mwiza, yenda gusigwa amavuta, ibintu biraryoshye cyane. Ubundi si ngombwa cyane ko mushumba hagarara akabivuga. Twe tugiye kubigisha kandi kumva bazagushakira akantu n'ukuri, bazagushakira akantu kuko ubakoreye ibintu bari kuzambaza igihe kinini, watumye mbitegura. Twe tugiye kubwira ibibazo 10 wibaza. Hashobora kuba 15, bishobora kuba 20, ariko hari ibibazo 10 ugomba kwibaza. Warangiza wagenda usubiza ngo yes 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 yes. If you answer are yes, there's a sign that a generation curses is resting upon you. Nibazo tugiye kukubwira, nugenda uteraho yes 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 yes, umenye ko umuvumo na Karande byakugize imbata bigutwara. Nizere ko umukozi w'Imana aza kubyumva akagiriza kubabariza. Ikintu cya mbere ugomba kwibaza, ese singira kwihangana no guca bugufi n'umwuka ku kintu icyo ari cyo cyose kinteye? Cyari ikibazo cyawe ugomba kwibaza wowe ubwawe. Do I have a lack of passion for spiritual things? Mfite lake, ntabwo mfite guca bugufi muri nge no gutegereza kubintera byose mu buryo bw'umwuka. Icyo twita lake, not lake y'umugisha. Iyi ni ukubura kw'ikintu. Ese muri nge haburamo umutima wo kwihangana no guca bugufi ku mwuka uwo ari wo wose? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ese koko mpangana n'ibintu buri gihe bishaka kunshyira hasi? Ibyo uhangana mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Icya gatatu, ese njyashidikanya ku bikorwa by'Imana n'uburyo Imana ikora no kwizera muri njye? Namurikira mwe. Ibi ni ibibazo ukwiye kwibaza. Ese ngira gushidikanya ku bikorwa by'Imana no kuyizera muri njye? Icya kane, iyo ndi mu rugamba ndwana narwo, ese nisanga ntafite amahoro y'Imana mu rugamba ndimo, mu bukene ndimo, mu ngorane ndimo, mu nzara ndimo, mu banyanga ndimo n'abandi, nisanga nibuze nk'amahoro? Icya gatanu, ese mu myumvire yanjye n'imikorere yanjye nisangamo gukekeranya no gushidikanya ku hazaza hanjye
no ku ntego yanjye nicyo ngambije kugeraho. Ikibazo ukwiye kwibaza cya gatatu, ese ntabwo mfite imyumvire iri hasi ituma ngaragaza ko harimo confusion, gushidikanya, gukekeranya ku ntego yanjye, ku byemezo byanjye n'umugambi wanjye byangezaho Imana ishaka nkora uwo murimo? Icyo ukwiye kukibaza ukanacyumva ukagitekereza. Icya gatandatu, ese iyo abantu bantereranye, ese iyo abantu bandekuye, mpamagara Imana cyangwa mpora ndakariye abantaye n'abashyize mu kibazo, ndetse ngeraho nkumva sindi butabara? Icya karindwi, ese ndemererwa n'amateka naciyemo kera akambuza kugera ku ntego? Ese nyatindaho, ntinda ku bampemukiye, ntinda ku mugabo wantaye, ntinda ku buzima bwaba, icyo bita kuba imbohe y'amateka mu kubaho kwawe. Ibyo bigatuma winjira mu mateka atariyo, ndetse n'amateka adasobanutse, kuko wagerageje kugira gute kubura imbohe y'amateka. Kandi kuba imbohe y'amateka binagutera kutabohoka ngo ugere kure. Nyabuneka wiba imbohe y'amateka, hagarara ku mateka utekereze icyo uzageraho. Wiba imbohe y'ibyakuvuzweho, wiba imbohe y'ibyakurwanije, ukwiye kubyibaza. Icya munani, ese ngeragezwa n'abantu ngasigara nikoreye imitwaro yabo kandi bigaramiye? Ko buriya Manuel, hari umuntu ukugerageza akagenda akagona, akaryama, agasinzira, akaniyorosa, wowe ukarara wikoreye ibyo yagusigiye. Wowe ugasanga ubuze ibitotsi, we yasinziriye. Kurya birakunaniye, we yariye. Gusuhuza umugore akabishobora, we bikakunanira. Kubera iki? Yakwangije, agushyiraho umuzigo, nawe urangije ya assignment aguhaye ntiwayikuraho. Ni ikibazo. Icya cyenda, ese mfite ibibazo, mfite intambara mu mitekerereze, mfite intambara mu marangamutima, mfite n'intambara yo mu buzima. Ese mfite kunanirwa muri njyewe buri gihe? Kuki mfera ingananiwe? Kasubiremo. Ese mfite intambara mu mitekerereze, yo mu marangamutima, iyo mu buzima busanzwe, mbese mpora naniwe muri njye ku buryo numva ncitse intege? Icyo kibaze. Icya cumi, mpora niyumvaho icyaha. Icya cumi kirambabaje muri njyewe. Ese niyumvamo guhora ndi umunyabyaha, ngahora n'isoni, nkumva ko naciriweho urubanza, kutiyizera, no kumva ko banjugunye, no kwigaragaza ko amarangamutima yanjye afite ibikomere, no gutangira kugira ibikomere byo mu mutima byafungutse kubera ibyo bintu. Ibyo bibazo byose nkubwiye, iyo ubashije gusubiza ngo yes, ugatikinga yes, cyangwa wabonamo kimwe, wabonamo bine, wabonamo bitanu, wabonamo 10, gihita umenya ngo safe ni imbaraga z'umwijima, imbaraga za Karande, imbaraga z'umuvumo, imbaraga z'ibitekerezo zaranziritse. Icyatakariza icyizere, kumva waratawe, kumva amarangamutima yararangiye, byamaze kuzana igikomere muri wowe. Rero ibi bintu 10 byose nkubwiye, niba ukoramo ukabona harimo na kimwe, uracyari umuvumo, uraremerewe. Ariko hari icyo tugusaba cyane, ni iki ukwiye kumenya. Niba muri iki gihe wiha amanota ava kugera ku 10, nubwo wagira 5, nubwo wagira 2, nubwo wagira 4, ikiriho cyose nuko tukubwiye ibibazo ukwiye kwibaza, utagombeye mushumba, utagombeye pasitoro, utagombeye kuza umwe bw'abera, ugahita wibaza ati nanjye koko ndiho umuvumo, reka shake bwa buryo bwiza, negera Imana, Imana itugirire neza. Hanyuma ndumva ari ibibazo mbaje nabishubije.
nabishubije ahubwo igisigaye ni uko tugiye kubabwira ngo uko twavuze bivurwaho nta kindi, ariko urumva ko ari imbaraga. Icyo ni autodeliverance, umuntu yikorera ubwe atagombeye gushumba, atagombeye Bibiliya, atagombeye ko bavuze, kandi ibi byose niko bijyana na za nzozi. Yego. Urota inzoka, urota imbwa, urota ibikeri, urota impiri, urota imbwa, urota uhinga, urota abagore ba nijoro baza kuryamana nawe, abagabo ba nijoro, urota inka zikwirukankana, byose bikazana ibintu, noneho ukahita ubona ko ukwiye kubikora. So rero ikintu cya mbere nabasabye musubiramo ni ukwihana ku giti cyawe no kwihanira umuryango wawe, cyabiri gusengera n'abandi nabo gusengera, ikindi kubura n'ijuru ugabana naryo neza bikagenda neza. Hanyuma igisigaye ngiye gusorezaho nta kindi ni ukumenya ngo jya uzirikana ukibyibonaho uwo mwanya, wahamagara jye wahamagara abandi, ariko nanjye ndari kuko natwe ubumwe bw'abera ministries intego yacu ni amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka ukagubwa neza. Ndahari rero ku bwawe umaze kwihana no gukosora byose no kubyibonaho, ni ukwegera Kristo, ni ukwihana, ni ugukizwa, ni ugutera imbere no kumenya imbaraga z'igitambo ku buzima bwawe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka mbasengere mvuga ngo Mana data twese turagushimiye ko banye natwe ngo dukunda, turagushimiye ko amahoro yacu, imbaraga zacu, agakiza kacu, turagushimiye ko umunyempuhwe, turagushimiye ko ujya ukora ibintu byose ntuhabwe icyubahiro. Buri wese muhe umugisha mwami, kandi ndavuze ngo ubahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Shalom shalom. Shalom shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka.